byiza maze kuvugana n'aba basore banjye bigira amarenga ashoboka twavuganye bagera kuri ntuza barambwira bati ibintu byoroshye ariko dukeneye ariko emergency barambwira bati emergency nta kibazo mbabwira iyo ariyo bamwe bateri ya ntabwo yoroshye irimo na nuza na security ikomeye cyane kubera ibi by'umupira tugerageza kuvugana ku ntuza ku giciro cya biriya k'amamodoka yo gukodesha mu mupira so bo barambwira bati uko byagenda byaba 250 twarangiza ugahita uduhereza ndababwira nti ariko ni ibintu bishakwa uyu munsi byibuze ni kandi jewe ndi garanti biramutse binaniranye nkoresha icyo mushaka barambwira bati sowe baraseka bati wowe ari ugukeneye none se bimba byagenda bituma barebe situation kumeze bamwe ngo sinongeye no kubahamagara rwose niba bambwe bati 250 tugakora ibyo dukora akazi kawe karangira ugahita uduhereza indi tukikomereza ati nawe uhibereye so atari ibyo ngiki 250 mbere yuko 250 hanyuma barangiza akazi nk'abahindi uzabaha izindi n'ababazi baravuga 500 ariko ni ukubanza umuntu akabaha 250 y'akazi bakagakora ayo yandi umuntu akayabaha nyuma urumva ntabwo bishoboka none se wayagezaho karangiye wumva nabo bakwiye kureba none se wumva se hagati y'uyu munsi n'ejo kingana hake nabo bagomba nabibasobanuye barambwira bati ibyo ntabwo bibareba nzabashake mfite ibyo bakeneye niba n'ufite sinzongera no kubahamagara ahubwo mbabwira ibyo bintu so ndabihorera nanjye nakomeza kudisikasinga ibintu byinshi nabo kuri telefone kuko nababwiye barambwira bati we ibintu byo mu hospital n'iki urashaka kubyita ibintu byoroshye nta abari za kamera zihari biki ndababwira ntabwo byoroshye ndabizi ariko icyo ushaka nuko birangira ndabaha garanti yihe ndababwira ni jyewe bidashobotse mu nkoresha icyo mushaka barambwira bati we ntawe ugukeneye rwose baranaseka cyane so turindire uko tubigenze nyango nanjye ntabwo nakomeza kwishyira kuri aba bantu mbahamagara nabonye nyine ba bandi ba mbere baba simbizi ntabwo nshaka kujya muri byinshi ntazi ko ndi burangize tanzanira ibibazo simbizi ikibazo ni ukuzana message rwose mbere numva ibyo ngibyo nta nubwo byakabaye ikibazo ni ukuzana message ariko iyi ni kugezaho ni case iri emergency ushobora gufata umuntu muri emergency bayikubita uburyo emergency bivuze emergency icyo mubwira message ikibazo ni uko message yahagera meze neza kuko uyu munsi ni ku cyumweru cannot mobilize sinzi ko wabigenza ariko ubishoboye wafata umuntu ukamushyira ku ndege ibintu tukabirangiza kuko bizagera ahantu ibyo ngibyo rero ntabwo aricyo kibazo ibyo ngibyo ntabwo aricyo kibazo ahubwo ni uko ari ku cyumweru ariko ku cyumweru ariko ziragenda yakoresha Kenya Airways n'iki bintu nk'ibyo
erega icyo mubwira hari ukuntu amategeko aba ateye ku buryo kubona ibyo bintu byose ateguwe biri almost impossible. So ngira ngo tubihorere turebe na result bari butange hano turebe uko bimeze simbizi ko sinshaka kongera kubahamagara hano ikintu ngize gasingana reka nze ngerageze ariko nyine ikintu cyo kibazo rwose ngira ngo gerageza urebe ubwo njyewe ngiye gusubira iriya ngerageze ndebe basaba gushakisha ukuntu twavugana naza gushakisha nka ryari none se ubu ngubu ugiye kwiruka ukomeza mwiruka ko hano sinzi igihe turi buhavire ntabwo nzi igihe turi buhavire rwose murahava nijoro twahavuye mu after midnight ubu ngubu utekereza ko muri buhave ryari sinzi ndagira ndakumenyesha ngira ngo reka tubanze turebe result nizimara gusohoka ndagushaka mubwire biraza no kuduha igishushanyo okay sir